tubwira ko abantu baryamana bahuje ibitsina baheshejwe umugisha nta na hamwe. Ese wowe uhagaze ku baryamana bahuje ibitsina? Ese wemeye ko nawe bakwiye guheshwa umugisha nk'uko umushumba wa kiriziya arabwuma bakavuga bati nyabune twe kwihanganira abantu bahakanye Imana, twe kwihanganira abantu bahakanye ijambo ry'Imana nubwo bwose bafite amaboko akomeye kuri ino sina. Niyo mpamvu ngira ngo umushumba wa cyangwa se Kardinali Kambanda Antoine ndagiye batakaza ubuzima. Amakuru ateye ubwoba kandi ahangayikishijwe ni kuri izi mpano zitangwa na Noheli, aho muri Amerika abavandimwe umwe yishe mugenzi we kandi amwicishije imbunda y'ababyeyi, aho umwana yagize gutya apfa na mugenzi we bavukana umwana umwe w'imyaka 14 n'undi 15. Bananiwe rero kugabana impano ababyeyi babahaye, batukomeza ducungira hafi ijambo ry'Imana n'icyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero. Abantu b'Imana rero baracyariho, abantu b'Imana mbanda nk'umuntu uvuga tuti yemwe ibyo uyu muntu wacanye itara ari kubikaho intonga abantu twese nditubikurikize ngo nuko ari inama y'abepiskopi mu Rwanda, tukavuga n'uyikuriye mu Burundi kuko aribo bantu bamaze guhagarara bwuma. Reka tubasuhuze rero, tubasuhuze bakunzi bacu, bakunzi ba Bohoka Wisanzure TV. Nizere neza ko muri amahoro aho muri hose, ngira ngo muratubona nyene ko tuje mu kiganiro cyacu. Ikiganiro nta kindi ndagira ngo ni inkuru mbi, ni inkuru itari nziza kubera kuko umurimo w'Imana ukomeje guhagurukirwa ndetse no kutavugwaho rumwe. Muri iki gihe cyo gusoza Noheli rero hari byinshi, hari amakuru menshi yagiye atambuka. Ngira ngo mwagiye mwumva ko mujya bamwe bari banezererewe ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, cyangwa se kwizihiza umunsi mukuru mu by'ukuri wakuwe mu maboko yari umunsi mukuru wari warabase abantu, noneho abantu b'Imana bakaza mu by'ukuri kubona ko ari ngombwa kugira ngo abe ari wo uba umunsi ukwiriye kwizihizwaho ivuka ry'umucunguzi wacu. Hari benshi rero, hari amakuru atari meza yagiye agaragara muri uyu munsi mukuru kuko hari benshi bagiye batakaza ubuzima. Amakuru ateye ubwoba kandi ahangayikishijwe ni kuri izi mpano zitangwa na Noheli, aho muri Amerika abavandimwe umwe yishe mugenzi we kandi amwicishije imbunda y'ababyeyi, aho umwana yagize gutya apfa na mugenzi we bavukana umwana umwe w'imyaka 14 n'undi 15. Bananiwe rero kugabana impano ababyeyi babahaye, umwe yirukira mu cyumba aba asosoye imbunda abarashe mugenzi wiwe, ubwo ubuzima bw'umwe buba buragiye bazira impano. Izi mpano rero nazo tuzareba icyo zihatse n'impamvu abantu bahana impano kuri Noheli. Ndetse ntabwo ari we gusa kuko ngo hari n'abasangiye icupa, umwe aragenda arirukanka aba ahubukanye inkota, aba agaritse mugenzi we, bari gupfa ibyishimo ngo n'umunezero wo kuri Noheli. Izo mfu rero zitandukanye zagiye ziboneka muri Noheli, kandi ibindi bidasanzwe twagiye twabonye kuko nyene nyuma y'imyaka 100 Ukraine itizihiza uyu munsi mukuru, twabonye kuko nabo babashije kwizihiza. Reka rero mbere yuko twinjira muri iki kiganiro tubanze tujye imbere y'Imana, hasigaye mbagezeho amakuru mbazaniye, kuko mbazaniye amakuru nayo amaze iminsi yatambutse muri ibi byumweru bibanziriza Noheli, nayo ntacyo twigeze tuyavugaho, ariko uyu ni umwanya mwiza mbonye wo kugira ngo ngire icyo nyababwiraho. Rero reka mbazanire aya makuru kubera kuko ni ngombwa kugira ngo hano kuri Bohoka Wisanzure tujye twicara tuzi amakuru yose. Reka tubanze dusenga Imana. Mwami nyiribihe byose, turagushimiye ko uduhaye uyu mwanya. Reka ubwo turi kwitegura kwizihiza umwaka mushya muhire, nkuko wabanye natwe mu bihe bya Noheli, abari kuzabana natwe muri ibi bihe bitoroshye turi kwinjiramo by'umwaka mushya, aho benshi bari guhinyuza ijambo ryawe. Reka rero aya maboko y'abakomeye ashaka gucecekesha ijambo ryawe, ukoresha imbaraga n'ubutware bwawe kugira ngo unyurire mu bantu n'ubundi bavuguruzwe ahasigaye, nk'uko uyu munsi mukuru wa Noheli twawuhawe ugakurwa mu maboko y'ibigirwamana, ahubwo ukitirirwa izina ryawe. Reka n'ibindi byose biza bishaka guhinyuza ijambo ryawe bicecekeshwe mu izina rya Yesu, amena.
rero mu by'ukuri nk'uko tumaze kubibona hari inkuru mbi kuko hari abakomeye bashaka gucecekesha ijambo ry'Imana, hari abantu bashaka gucecekesha ijambo ry'Imana. Aha turaza kurebera hamwe inkuru mbi rwose kuri kiriziya, aho Papa Francisco asa n'uwatwikirije urumuri ntonga. Birababaje kuba uwahoze ari umuvugizi wa kiriziya ari ushaka gutwikiriza urumuri intonga. Ariko nanone turavuga no kubasenyeri nka Karidinali Kambanda Antoine ukomeje guhagarara bwuma, akagomeza guhagarara kigabo ku ijambo ry'Imana, akemeza ko batazemerera cyangwa ngo babererekere umuntu wese uzashaka guhinyuza Imana. Aha rero tuziraza kurebera hamwe mbese Papa Francisco azabyitwaramo gute, ko tubona bamwe mu bakardinali ndetse n'abayoboye abepiskopi mu bihugu bitandukanye bamagana itangazo yatanze ryo guhesha umugisha abaryamana bahuje ibitsina. Ntabwo ari Kardinali Kambanda gusa turagarukaho muri iki kiganiro, turaza kugaruka no ku bakozi b'Imana b'i Burundi, nabo mu by'ukuri bunze muri ya Kardinali Kambanda uyoboye inama y'abepiskopi mu Rwanda, n'ubundi uyoboye nawe inama y'abepiskopi mu Burundi nawe yunze muri ya mugenzi we ati ntabwo bikwiriye kuko ikizira cyakagombye guhumanurwa ngo gihabwe umugisha. Reka turebere ijambo ry'Imana turashingiraho tureba mbese ni gute urumuri wacanye urumuri uyu munsi ari wari kurutwikiriza intonga. Wacanye urumuri uyu munsi niwe weguye intonga akaba ari kurushyira ku rumuri. Ariko se byifashe gute mu ijambo ry'Imana? Mu ijambo ry'Imana rero turaza kurebaho Yesu nawe yagaragaje ko ibihe nk'ibi bitazabura kubaho, ariko ko hari n'umugisha ku bantu bose batazihanganira ibihe bigoye. Reka turebe abantu rero bazahirwa mu bihe nk'ibi bikomeye. Ni ijambo ry'Imana tugiye gusoma muri Matayo ibice ni 5, turasoma umurongo wa 3 dusimbuke tuze kuwa 8 tugere kuwa 10 none tuza gusozanya no wa 15. Ijambo ry'Imana rero Imana Kristo ari hano mu isi yabonye ko hari gihe azabaho ibihe bitoroshye. Kristo ari hano mu isi yabonye ko atazabaho ibihe bitoroshye, niyo mpamvu yavuze ati hari abantu bazahirwa ariko n'abandi bazagirira ingorane mu gihe abandi bari guhirwa. Ngira ngo ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mu by'ukuri wavuga kuko ari uwacanye urumuri ariko urwubikaho intonga. Birababaje kumva umuntu ari we wacanye itara ariko akaba ari nawe uhindamuka akaryubikaho intonga. Reka turebe rero ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero riravuga ngo hahirwa abakene ku mutima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Abakene ku mutima, abantu bakeneye ijambo ry'Imana. Hahirwa abantu mu by'ukuri bababazwa no kubona ijambo ry'Imana rishaka guhinyuzwa ngo kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Ahangaha rero mu by'ukuri iyo turebye ibihugu biri kwamaganira kure abahinyuzamana ni ibihugu bitishoboye, ni abakozi b'Imana bari mu bihugu bigisindagizwa, abakozi b'Imana bari mu bihugu bikigendera mu nzira y'amajyambere. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo rero hahirwa abakene ku mutima kuko ubwami bw'Imana ari ubwabo. Hahirwa abakene mu mitima yabo kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hari abantu bamaze kurengwa rero mu mitima yabo, hari abantu bamaze guhagararukwa rero ijambo ry'Imana mu mitima yabo, hari abantu bamaze kuzura guhinyuza ijambo ry'Imana. Abo ngabo rero turatekereza ko ubwami bw'Imana batangiye kubugendera kure bakiri hano mu isi. Rero mu by'ukuri ahangaha turagendera ku bitekerezo bitandukanye byagiye bigaragara ku bakozi b'Imana nko ku mushumba wa kiriziya. Tuvuga ngo umushumba wa kiriziya Papa Francisco niwe wabyisabiye, ni itangazo ryatanze mu kiganiro kibanza nigeze kuvuga ngo nyamara kiriziya ishobora kuba bari kuyishora mu mwiryane, kandi koko ntago byatinze hirya no hino bari kubyamaganira kure. Ariko mu bihugu byo bifite ayo maboko, bifite ayo mafaranga, bifite uwo mudamararo, bamaze kwinjira muri ibyo ngibyo byo umushumba wa kiriziya ari kubivuga. Abandi bo rwose byaramaze kuba umuco ndetse byaramaze kuba kutagatifuzwa. Ahubwo ndi gutekereza ko nyene kubera kuko nawe ari umwe mu bari mu bihugu bikomeye, bamubwiye bati mbese wowe waba utegereje iki kugira ngo wemeze iby'abandi bemeza? Iyi nkubiri rero iri mu ijambo ry'Imana cyangwa iri muri kiriziya hano kuri Buhoka Wisanzure navuze ko tuvuga ijambo ry'Imana, ntabwo dushingira ku kiriziya icyo ari cyo cyose, ahubwo tureba ikintu icyo ari cyo cyose gishaka guhungabanya Bibiliya cyangwa se ikintu icyo ari cyo cyose gishaka guhungabanya ijambo ry'Imana.
ahangaha rero turi kwibaza ati ninde uzazimya uyu muriro Papa Francisco akongeje muri kiriziya? Uyu muriro uku kutavuga rumwe muri kiriziya ninde uzabizimya? Kari uhagaze ku ruhembe rw'umuheto, wakagombye kuba ari we mu by'ukuri uri gufata itabaza akaritereka ku gitereko cyaryo. Niba rero uyu munsi ari uri gufata itabaza akaryubikaho intonga, ninde uzatwikurura itabaza akarigarura ku gitereko cyaryo? Ibyo ngibyo rero turabirebera hamwe mwa kino kiganiro. Ijambo ry'Imana rero ku murongo wa 8 ati hahirwa imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ku murongo wa 9 hahirwa bakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Umuntu rero w'umutima iboneye ni umuntu ari wese udashobora kwihanganira ikizira, ni umuntu wese udashobora kwihanganira uwuhinyura Imana ngo akomeze mu by'ukuri asugira asagambe cyangwa akomeze ahabwe intebe. Hano rero kuri Bohoka Wisanzure TV twavuze ko tuzagumya tureba tukakomeza ducungira hafi ijambo ry'Imana n'icyo umwuka w'Imana ari kubwira amatorero. Abantu b'Imana rero baracyariho, abantu b'Imana baracyariho nubwo intambara zikomeje kubica bigacika. Abantu benshi ntago bavuga ku by'intambara, bakavuga bakagendera hejuru, ariko intambara zikomeje kuba akabarore muri iyi si. Ijambo ry'Imana rero niba rikomeje kuvuga buti nyabune hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana. Ab'imitima iboneye ni aba bahagarara bwuma bakavuga bati nyabune twe kwihanganira abantu bahakanye Imana, twe kwihanganira abantu bahakanye ijambo ry'Imana, nubwo bwose bafite amaboko akomeye kuri ino si. Niyo mpamvu ngira ngo umushumba wa cyangwa se Karidinali Kambanda Antoine ndagaruka mwa kino kiganiro yeruye akabwira imbaga ya kiriziya cyangwa se imbaga y'umuryango w'Imana ati nyabune murasengera kiriziya kuko imaze kugotwa n'ibigeragezo. Niba wakagombye gucana urumuri ari we wamaze kurwubikaho intonga, murumva ko kiriziya nyene iri mu bigeragezo. Kandi buri insengero hafi ya zose zikomoka kuri kiriziya. Burya insengero hafi ya zose mubona kuri ino si zikomoka kuri kiriziya, kuko buri umuntu watangije kiriziya ni Petero. Niwe muntu watangije kiriziya, ariko iyo kiriziya ishingiye kuri Yesu Kristo. Ubundi kera habagaho amasinagoge, hakabaho ibyicaro by'abatambyi. Ibyo nabyo byabaga mu Bisirayeli, ariko bitabujijwe ko no mu bindi bihugu wasangaga kubera ukuntu basengaga Imana zabo nabo bagiraga aho bahurira mu miryango. Niyo mpamvu ejo bundi nababwiye ngo burya igiti cy'umuvumu cyari gifite cyo gisobanuye nko ku Banyarwanda. Hari n'abandi bafite ibindi biti bafite by'ubundi wenda bavuga. Hano muri Denmark uzasanga hari igiti cyenda kumera nka cyprès nacyo bitirira Noheli. Icyo giti nacyo cyari gishitse cyo kivuga mu muco wabo. Ubwo rero dushatse kuvuga ngo Kambanda nk'umuntu uvuga tuti yemwe ibyo uyu muntu wacanye itara ari kubikaho intonga abantu twese ntitubikurikize ngo nuko ari umutware wacu, kuko nta muntu utasobanya inyigisho ngo kiriziya irugarijwe. Abantu b'Imana bakwiye guhagarara amagabo bagasenga. Ese uyu muriro uzazimywa nande? Abanyantege nkeya mu buryo bw'ubukungu bazashobora kuwuzimya? Reka turebe. Abawucana bafite essence na za benzine, no kureba uzazimywa nande. Ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo rero ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana, ngo kandi hahirwa bakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abantu rwose bakiranura, abantu bavuga bati bi musigeho inzira nziza niyi, iyi ntikwiriye. Abo bantu ngo rwose bazaragwa ubwami bw'Imana. Abo bantu rwose kuko ngo aribo bazabona Imana. Kandi ngo hahirwa kuko aribo bazitwa abana b'Imana. Abo bantu bakiranura, abo bantu bamenye inzira ikwiye n'idakwiriye, abo bantu bazitwa abana b'Imana.
uyu munsi turi kuvuga aba ukuriye inama y'abepiskopi mu Rwanda, tukavuga n'uyikuriye mu Burundi, kuko aribo bantu bamaze guhagarara bwuma. Ngira ngo Uganda ho rwose uretse n'amakiriziya na leta yo yaravuze ati reka ibi ntibikwiriye. Ariko rero tugomba kubirebera hamwe tukavuga tutese aho ubu imibereho yo muri iyi si ntabwo izabakanda bakemezwa ibyo batanga bitabavuye ku mutima. Ngira ngo mwumvishije nkubiri maze iminsi biri kuza mu bundi buryo cyangwa se mu zindi nzira mu nsengero zitandukanye. Ejo bundi turi kuvuga kuri ADPR, tugaruka no kuri Anglikane yarahiratsemba, ADPR yarahiratsemba, ariko bishobora no kuza rega batanabihamagara ariko bikanyura mu zindi nzira, kuko ari abantu bafitemo amaboko. Abandi bakavuga batese kuki mutarwanya ubukene, erega n'urwo bukene n'izara, ibyo byose bishobora kugira icyo biturukaho. Mumenye neza ko mu gihe abantu bangaga kumvira Imana yashoboraga kururutsa ikigerageza icyo ari cyo cyose. Twibukiranye kuri Farawo ubwo yinangiraga umutima kurekura ubwoko bw'Abisirayeli, Imana yamuteje ibigeragezo bitandukanye ndetse ngo bigera ku 10 cyangwa se ibyago bigera ku 10, ngo hasigaye icyago cya 10 imfura ziwe abonye zitangiye gupfa, nibwo yavuze ati yemwe nimureke abo ubwoko bw'Imana bugende. Niyo nzara n'ubukene n'ubwenge buke no kutamenya guhanga bishobora guturuka no kutumvira Imana, mukavuga muti ese aho batayumviraho ko batunze batunganiwe. Urebye stress bafite cyangwa urebye intambara zikomeye ziri guturuka muri ugira ngo se baratuje ugira ngo babanye amahoro. Murebe intambara hirya no hino ku isi uko nizo ntwaro zirimbura abantu ziri guturuka muri ibyo bihugu byitwa ko bitunze. Turi kuvuga ngo rero uyu muriro wacamwe muri kiriziya ninde uzawuzimya? Ese iri tara ryamaze kubikwaho intonga kuyubururaho rikagaruka ku gitereko cyaryo bizoroha? Reka turebere no ku murongo wa 9 ati hahirwa bakiranura kuko aribo bazitwa abana b'Imana, hahirwa abarenganyirijwe gukiranuka kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Wavuga ko iyi nkubiri yo guhakanya ijambo ry'Imana, uru rumuri rwamaze gutwikirirwa n'umuyobozi wa kiriziya, tuvuze ko hatazabura barurenganiramo, uzashaka kugarurira itara ku gitereko cyaryo kugira ngo rimurikire abari mu mwijima. Uko byagenda kose ashobora kuzahura n'ibibazo mu buryo ubu cyangwa ubundi, ariko mu buryo bw'umwuka ashobora kuzaba akomeye. Ariko bidashatse kuvuga ngo mu buryo ubu cyangwa ubundi hazabura kuburamo guhutara. Ntihazabura kuburamo guhutara kubera kuko urumuri wakarubungabunze ku gitereko cyaryo, ari kurwimura aho rwari ruteretse akajya kurwicaza munsi y'urutara. Niba urumuri bari kurujyana munsi y'urutara bakarwomekaho intonga, byanze bikunze uzashaka kurukura munsi y'urutara ngo rujye kumurikira bari mu mwijima azahahurira n'ibibazo. Ariko hamwe n'Imana tuzi neza kuko uyu mubiri kubaho ni Kristo kandi no gupfa ni inyungu ku Kristo. Reka turebe rero uko ibintu bimeze. Ijambo ry'Imana Yesu akomeza abwira abigishwa be ngo ubwo yarabonye abantu benshi rwose, yarabonye abantu benshi, noneho abonye abantu benshi bari kumukurikira ariko bari kugenda nk'intama zitagira bungeri, abonye abantu bose bari kumukurikira. Ariko Yesu arababwira ku murongo wa 15 ati nta bakongeza itabaza ngo baritwikirize intonga, ahubwo barishyira ku gitereko cyaryo rikamurikira abari mu nzu bose. Ntabwo bikwiriye ko itara ryaka, itara ryacanywe, urumuri rw'abantu urufata ukarutwikiriza intonga cyangwa ngo urufate urujyane mu rutara, ahubwo nguritereka ku gitereko cyaryo ahantu hirengeye, aho abantu bareba, aho abantu bitegereza, ahasigaye rya tara rikamurikira abantu bakanezerwa. Ubwo rero ahangaha mu by'ukuri muri iki kiganiro cyangwa se muri iri jambo ry'Imana turi kuganira, ni amakuru nanjye nk'uko amakuru yose anyura ku mbuga nkoranyambaga, niko n'iki kiganiro cyangwa se n'iri jambo ry'Imana tugomba kwibaza ngo mbese iyi si inkuru mbi, iyi si inkuru mbi kuri kiriziya, kuba umushumba, kuba umuyobozi mukuru wa kiriziya ari uri gutwikiriza intonga ari we weguye intonga akajya gutwikira urumuri, ari uri gukura itara, kuko hari
hasanzwe hari urumuri. Izi nsengero abantu bose bavuga Imana, burya Bibiliya yanditswe mu ndimi zitandukanye, za gushyirwa mu Kilatini, ikurwa mu Kilatini, ishyirwa mu Cyongereza, ikurwa mu Cyongereza, mu Gifaransa nako ikurwa mu Gifaransa, ishyirwa mu Cyongereza. Ariko burya iri jambo ry'Imana tubona kuko no gutangira kwemerwa ku ijambo ry'Imana ryemerewe i Roma. Abantu b'Imana barahagurutse bakanda umwami w'abami Constante muri za 335 gutyo bishyira 336, dore kariho hemejwe umunsi mukuru w'ivuka rya Yesu. Baramukanze baramukanda yemera ko ijambo ry'Imana rikwiye kuvugwa nk'uko riri. Uyu munsi rero n'ubundi Roma nihongeye kwaduka ikintu kivuga bati mureke duhakanye Imana, tuvuge ibi kwisi bishaka. Abantu barashaka kugenda nk'uko isi bishaka, ariko abandi bati ntago tuzakwemerera, ntago ngo kiriziya mu bigeragezo. Abo nabo yiyimikiye ubwe, bamaze kubona rwa rumuri rutangiye gukurwa ku gitereko rugashyirwa munsi y'urutara ngo baratwikirize intonga. Rero bavandimwe, nta wundi muntu uzazimya uyu muriro uri gucanwa muri kiriziya uretse abagabo bazahagarara bwuma nka Cardinal Antoine, nk'umushumba ukuriye abasenyeri mu Burundi, cyangwa se uhagarariye inama y'abepiskopi mu Burundi. Bari kuvuga ati reka urumuri nirusubire nk'uko rwari ruri. Nta muntu wo gufata urumuri ngaruzimye, nta mpamvu yo guhakanya Imana, nta mpamvu yo gufata ibishimwa n'ibidashimwa ngo bivangirwe hamwe, hasigaye ibintu biburuvange kubisobanura bizagorane ku munsi w'amateka. Ahangaha rero mu by'ukuri mukunzi wa Bohoka Wisanzure TV, nimba nawe ufite igitekerezo, niba nawe ufite ukubyumva, niba urumuri rushobora kujya kubikwaho intonga bikaba ibintu bifatika, reka ngire ngo nkubwire ngo tanga ibitekerezo kuri ijambo ry'Imana cyangwa inyunganizi. Turi mu minsi mikuru ya Noheli. Muri iyi minsi mikuru ya Noheli twabonye neza kuko yaranzwe n'ibintu bitandukanye. Ni iki ngiki mu byaranze iyi minsi mikuru ya Noheli cyo kuvuga ku bantu kweza ibidakwiriye kwezwa, guhesha umugisha ibitagaragara muri Bibiliya. Ubundi muri Bibiliya umugisha wose ahantu turuka turahazi. Nta hantu rwose Bibiliya itubwira ko abantu baryamana bahuje ibitsina baheshejwe umugisha. Nta na hamwe. Ariko niba biri kuvugwa n'umuntu ukomeye, yemwe bantu b'Imana, mureke tubigireho amakenga. Ahangaha rero nsoreje ikiganiro cyacu cy'uno mugoroba, ariko ndagira ngo mbabwire ngo musengere nyene abantu b'Imana, musengere itorero ry'Imana, musengere abakozi b'Imana. Kandi mu by'ukuri yewe wowe ukunda Bohoka Wisanzure TV, jya utanga ibitekerezo tubwire tuti nanjye aya makuru ndayumva. Ese wowe uhagaze ku baryamana bahuje ibitsina? Ese wemeye ko nawe bakwiye guheshwa umugisha nk'uko umushumba wa kiriziya abisaba? Ese niba bidakwiriye hakorwa iki kugira ngo mu by'ukuri abantu iki gitekerezo cyaje muri rusange, niba ari kifatwa nk'icy'umuntu ku giti cye, cye gufatwa nk'ikintu cyo torero ry'Imana? Tanga igitekerezo, tuzagumya tubisesenguriye ngendeye ku bitekerezo byanyu. Ndagira ngo nkubaze, wowe urumva byagenda bite kugira ngo iki gitekerezo cyatanzwe n'umushumba wa kiriziya kibe icy'umuntu ku giti cye, cye kwitirirwa itorero ry'Imana? Ese nimba biri gushaka kwitirirwa itorero ry'Imana, wowe utabyumva kimwe nawe uhagaze hehe? Igitekerezo cyawe ni ikihe? Mureke tumenye ibishimwa n'ibidashimwa. Nicyo mbasabira, nanjye nisabira.